igitekerezo cy'umuryango cyo gikwiye kwisasira intango. Ngwenoma iyi ntango dutuye mu Kinyarwanda, dutuye ikibindi cy'isabiro. Burya ryarembo mwatwemereye ko rizinjira inka rigasohoka umugeni. Uyu munsi twazanywe no kubasaba umugeni. Iki ni ikibindi cy'isabiro, nimushyikire mubyeyi. Mwakibonye muryango mugari Imana n'umuryango batugeneye, batuzaniye ikibindi cy'isabiro. Yego, turacyakiriye. Yego nuko. Yego. Kugira ngo ntaza kumera nk'aho umuntu watuye inzoga akaza kwizihirwa, hakaza undi muntu uganira bimutambutse, akaza kwibukanya imico yari buganire. Iki ni ikibindi cy'isabiro kibasaba umwe mu bageni beza mugira. Bose sinabasabira rimwe, nubwo mbashyingiwe ntababurira abasore, ariko kandi twazinduwe no kubasaba umurerwa Christine ba nyirasenge bateruye tuzizanye. Byaduhira agashyingirwa umuhungu wacu Nsengiyumva Mose, umuhungu utagira icyanze mu minwe, umuhungu ukamisha ntababara ibizigira, umuhungu waba ku murongo akarengera imbaga, umuhungu ushaka kuva mu byigero ngo abone igeno. Kandi mubyeyi n'ibiduhira, ubwo inzu twamwubakiye irahinduka urugo. Tugitegereje igisubizo cyanyu cyiza, turabashimiye, murakagira Imana mu Rwanda. Thank you.